Yes, Kisekedi akakanya ubu tuvugana igihugu aragitanze. Kisekedi mwoka byaramwe ibibazo bimaze kumwuzura mu mutwe bigiraho afata umwanzuro wo gutanga igihugu cye akavuga ati none aho bigeze reka igihugu ngitange ndebe yuko leta zunze ubumwe za Amerika namera nk'uziteze inyama nkayisiga umunyu nkayisiga ibirungo ikamera nk'akabenzi gahumuye yarangiza Trump akaza hano kuri ubu butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo akaza kishora muri iyi mirwano. Kisekedi ari gukora ibishoboka byose ngo Trump aze hano muri iki gihugu cyo kugira ngo ahangane na M23. Wakibaza ngo yakoze iki cyatumye noneho twebwe nk'abanyamakuru tuvuga gutya ngo Kisekedi igihugu aragitanze. Sibyo gusa nanone kandi ingabo ziwe ari gushaka yuko zifatanya n'iz'abanyamerika ngo zirwanye M23. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane hano muri Uvira. M23 nayo ati ko turi kubabonara ko turi kubabona ahangaha bigenze bite? Abarundi baravuze ati ubu butaka bwa Uvira turagasumba uko tureshya turakarya imike kivanze n'amavoka, twebwe ntago tuzigera tuva mu Burundi. Nako sori ntago tuzigera tuva muri Uvira. Ndetse nanone Wazalendo nazo bararahira baratsemba na FARDC baravuga ati aho kugira ngo tuve muri Uvira MONUSCO tuzayatsaho umuriro ku rwego ruri hejuru. Barabwira MONUSCO ngo twebwe turi ingabo. Izo zari incamake turaje tuyarambure neza. Bwana Pacifique akumva cyane mu makuru yandi dufite yahe tugiye kuza tugarukaho. Kabyarawe ibibazo biragwira nibyo kuko umunyarwanda wuciye awuca umugani nge naje gusanga ari ukuri. Avuze ngo ntawe urusimbuka rwamubonye ngo na nyina wundi yabyara iki, yabyara umukobwa cyangwa umuhungu ngo kimwe muri ibyo. Ubu tuvugana rero ndakubwiza ukuri ko M23 ari abakozi b'abahanga cyane nyuma yuko bafashe abantu bagateranya ababirigi n'abafaransa. Hari ikindi gikorwa kidasanzwe bamaze gukora none ahangaha none ntago bibaye ngombwa ko bigererayo, ahubwo biyari bicaye ahantu kabisa mu gashyamba. Wa mugabo ukunda kugendana kamashini ko mwibanga gakomeye cyane hari utuntu amaze gukora akoze mu bafaransa ndetse no mu babirigi dutumye batangira kwishisha uwo bita Felix Antoine Tshisekedi ndetse batangiye no gukeka kariwe waba wari wakoze buno bugambanyi bukomeye cyane. Hagati aho ngaho igisangani ubu tuvugana ibintu byongeye bihindura isura. Ese nyuma yuko Tshisekedi agize atya akabwira abafaransa yuko agiye kubakubita ibirombe bya Rubaya, ese M23 ni ikihe kintu isi mutamo ko mbonye none ari ibintu bikomeye cyane kandi bidasanzwe? Kugira ngo uze kubisobanukirwa neza cyane rero biragusaba kuza kudukurikira neza cyane gatanu ku kagenzi kako kugira ngo utaza gucikwa n'aya makuru ndi buze kukubwira, kuko na makuru ari mu bugeni bwishi cyane, na makuru ari mu tuntu tw'udukoryo tw'udutangaza twakozwe n'aba bagabo b'intare za Sarambwe. Wowe ushobora kumva tudafatika ariko mu buryo bwa diplomasi ndetse no mu bundi buryo urugamba rurwanamo havuyemo amasasu, hari ubundi buryo intare za Sarambwe zabikozemo kandi zikaba zamaze gufungura izindi nzira. Baraje basobanukirwe neza 5/5 baraje babisobanukirwe neza cyane. Nanone kugira ngo turambure aya makuru yacu byihuse cyane, reka tubanze tukubwire ko uru rugamba ruri kubera hano muri Poezero rwamaze kuba nk'amasinya y'irimbukiro ry'abarundi FDNB Wazalendo n'abandi bose. Aka kanya bigenze bite kugira ngo 37 bisange bapfuye? Ubwo twakiraga amakuru nakira amakuru ari abantu 8 ubwo n'abasirikare. Nongera kwakira andi makuru bageze kuri 21, nongera kwakira amakuru bageze kuri 27, nongera kwakira amakuru bageze kuri 31. None ubu tuvugana ndebye kuri telefone nsanga ngo bamaze kuba 37. Abangaba barituwe n'iki kibarituye mu buhe buryo? None se ko numva bari kwihuta cyane ahubwo mukanya ntibaza kuba bageze mu ijana bandi. Byose rero turaje tubasobanurire akantu ku kandi nta nakamwe dusize inyuma. Reka tubaye ikaze mu makuru arambuye tubabwira ngo ariko kakanu karayike burya ni ingenzi cyane, dore tuba twakoresheje imbaraga mu gushaka amakuru mu kugira gute byose kugira ngo tubagezeho byose mukeneye hano muri uru rugamba ruri kubera mu bihugu by'abaturanyi. Ni byiza cyane rero mukore kuri like rwose, ibyo ni iby'ingenzi cyane. Subscribe ntimuyibagirwe. Muri comment yaryo harimo iki Pacifique? Muri comment
comment harimo link ya groupe ya WhatsApp ubu tuvugana ntago ndapdatinga neza abantu bo kuri groupe bose ngo mbahereza ama video y'urugamba rwabayeho ari nako nanabiseguraho bitewe n'izindi mpamvu runaka z'akazi. Ubwo rero nawe usabwe kuza ku joining iyi groupe kugira ngo mugenza ko washyizemo ama video y'urugamba rwabayeho uno munsi nawe uze kuba umwe mu bambere baza kuyabona. Dufite amafoto, ama video n'amajwi yagiye afatirwa ku rugamba n'ibyombo byose turabifite. Mube hafi rero kugira mutaza gucikwa n'akantu na kamwe. Tugiye kubivuga mu makuru ndetse muri groupe murabibona ari ibikorwa byabaye. Ngayo nguko. Yego. Yes, rero mwabantu. Pacifique. Yego. Reka tubanze duhere hano kuri Kisekedi. Wahera ku basirikare ba M23 baje b'abakomando kari byo bizima. Bagiye hehe? Baje Uvira nyuma yuko Kisekedi ikoze mu nda akavuga yuko abasirikare biwe batari buve muri Uvira batava. Aha rero. Ntagari Kisekedi wabivuze. None ninde wabivuze? Ntagari Kisekedi wabivuze n'abasirikare we ubundi ibintu ukuntu byatangiye. Ibintu ukuntu byatangiye. Ahubwo niwe yari yabibabwiye. Ahubwo arababwira ngo mwigomeke. Abakomanda se kugaragara ko mwivumbuye. Banza wumva ukuntu bimeze. Abakomanda bahariya barimo hariya muri Uvira. Barice baraterana ababarundi ndetse n'aba Kinshasa. Aba Kinshasa baturutse Kinshasa n'aba Burundi bakomeye baturuka i Bujumbura bahurira hariya hehe muri Uvira. Bahuriraho n'abandi bari bahasanzwe. Barareba biga iby'urugamba biga ibyaki bya Uvira. Barareba baza gusanga ingingo nyamukuru ari uko ngo bo ari abasirikare batameze nk'imitwe ngo yiterabwoba ngo ni nyeshyamba nka M23 ngo nka M23 ngo cyangwa ngo za rero twebwe rero ngo ntago tugomba kuvamo hano muri Uvira. Barangije barandika barashishimura bagira gute bahoreza amatwita n'ibiki byose boherereza MONUSCO barebwa ati turagasumba uko tureshya kugira ngo tuzave hano muri Uvira tuzabarasa tuba tutumure cyangwa se mwebwe mutumare. Kandi ibi ngibi gihe iki gitekerezo haba nakomeje gukurura amakuru hano ngo niho isezerano niho Imana yaturaze. Abo n'abarundi abo n'abarundi bo noneho kuko inama yaba nabayeho nibuka ko Prime Niyongabo ari we wari waravugishije uriya w'Kinshasa bikaza kurangira babaye nk'abayihuriza hano muri Uvira kugira ngo bakemure iby'ibi bibazo. Ibi rero ngo hari igikorwa byatumye M23 ikora ibi byabayeho nyuma yuko iyo nama yateranye bakemeza yuko bari bugume mu mujyi wa Uvira. Nubwo nakubwiye ngo na Kisekedi bifitemo ukuboko gukomeye cyane kuko iyo nama imyanzuro yafashwe na Kinshasa. Imyanzuro bayifatiye muri Uvira. Kinshasa nta kintu yigeze ntago afata imyanzuro ya byose. Hari abandi baba bashinzwe nk'umugaba mukuru w'igisirikare abafite uburenganzira bwo gufata umwanzuro ku kintu runaka akawufata akawumemenyesha inde Kisekedi cyangwa se na ntuze na Prime Niyongabo akabimenyesha Neva ariko hari igihe bamutsembera akombwa ati niko bigomba kugenda. Tayari rero biro official ubwo ngubwo byamaze kuba confirmed haba Kinshasa haba Kisekedi nawe yarabyemeye avuga ati ariko ubundi koko murajya he ko muri ingabo z'igihugu timuzi ko twe twarajijwe kuva kera. Dore ngiki kintu gitumye M23 ikora kino gikorwa nkubwiye ko kise gikangaranye witwa Neva ndetse na Kisekedi. Ubundi byatangiye nyine bavuga ko batazava Uvira kandi kutava Uvira kwabo niko gutuma MONUSCO itangira kubona kuri kwa nyako aho guherereye. Nubwo MONUSCO bivugwa ko ari umugambanyi ariko nabo bajya babona kuri bakicecekeye. Aka kantu bakoze ko kubwira MONUSCO ngo ntibazahava niko gatumye niko keza cyane mu 23 buri kuvuga ati yes Makenga nuko mutaza ahantu hari gusa bari kugenda avuga ati ibi nibyo nashakaga. Noneho rero Makenga nawe nk'umuntu wibabariye cyangwa se nk'umuntu udafite imikino muri rugamba yasavuga ati ibi nibyo nari ntegereje murakoze cyane congratulation Flex atwara Kisekedi ndetse na Neva avuga ati rwose muzika ari itsinzi ariko mwe muduhaye go ahead yo kuita twongera tukagaruka mu bice byacu twari twaravuyemo. Ubu tuvugana ariko nanone babwiye MONUSCO barabibwira ngo muraza tuwubanemo nimutabyemera mugumiyo twebwe ntago tuzahava. MONUSCO rero ntabwize kuko mu byo yasabye ko igomba kuza haba ingabo za M23 zikahava haba ingabo za FARDC zikahava akinjiramo ingabo za MONUSCO zidafite ngaho zibogamiye noneho zitandukanye n'izabaga muri Goma. Ibyo twagiye tubigaruka kenshi cyane twarabivuze. Hanyuma rero kuva babyanze Makenga hari ikintu kimwe isakora amaze gukora cy'ibikorwa navuga ko ari igikorwa cy'ubutwari. Iki gikorwa kikaba gitumye abasirikare b'abarundi bose batangira kwibaza ku by'ibi bintu bigiye kubabaho dore ko bamwe batangiye no guhura n'ishyano umaze kuvuga yuko we hari kugenda hapfa buri mwanya uri kujya ubona imibare y'abantu hagati ya 7 n'10 buri nyuma y'iminota runaka.
iri imirambo imaze gutoragurwa. Bigenze bitero kugira ngo imirambo yose ize gupfa. M23 ubu tuvugana Sultani Makenga amaze gufata batayo iz'abasirikare b'abakomando gusa, nta muntu utari umukomando urimo. Na abakomando bamwe barwana ku manwa, barwana nijoro, barwana mu mvura, barwana mu miyaga, barwana mu muriro, barwana mu mazi, ahantu hose bagerayo. Ubu tuvugana yes, bamwe abeza mu beza cyane rwose nibo bamaze kwinjira urugamba, bakaba bamanutse muri Prende Ruzizi yose. I Prende Ruzizi yarizengurutswe n'igisirikare cy'Uburundi ndetse n'igisirikare cya FARDC. Bwana Fisi amakuru ari kongera ngo nuko abasirikare bamwe na bamwe ngo batangiye kuzinga bakiruka, bagiye basubira inyuma, abandi bagenda bagira gute bashaka guhangana aribo bari kugenda bapfa. gatatu inyuze hariya muri za Kamanyura ikerekeza hariya muri Prene Doruzizi mwoka byaramwe n'ubundi byari ibintu bisa naho biteye ubwoba ku ngabo z'abarundi bavuga ati noneho mwoka byaramwe abangaba bo turabacikira rwose. Ubu rugamba turarwana, turavamo tugende nkuko twavuye muri Bukavu, turavamo duhunga nkuko twavuye muri Uvira, cyangwa twavuyana mpaka dutsindwa ariko twarwanye. Buro nta rugamba rubura abanyabwoba, abambere base batangira kwiruka. Nutu video turadufite rwose mu joining group. Buriya abarundi ngenda bafana, buriya njya mbona tugira umutima umwe, nanjye nahita ninkura mwakanje karenge nkiruka. Tukora mwaka ndo umusirikare sa higo nyine. Umusirikare arahunga ku rugamba abuzwa n'iki? Ko yitwa ikigwari. Koresha tekinike ya nyuma wa. Tekinike ya nyuma kereka ugezaho rwakomeye handi ubona ubuzima bwa buri muri lisi. Ubwo se kandi ntabwo bikora we ikimugase. Have ndi ikimu. Kandi nyine uri umusirikare uba wemeye kwitangira. Reka nkubwire, ngewe mu gihe nibiba ngombwa ko mba umusirikare, mu gihe abo nzajya kurwana nabo aduyi natemera ko murasa, natemera ko murasa ngatega umutwe nkurase, nge ntandaza ntaho nzajya. Urumva ibyo bintu bishoboka? Ubu wabuhanganye n'umuntu ari gushaka kukwica, nawe uri gushaka kumwica, akaza agatega ngo nyica. Ariko nge nzaba umusirikare. Uwo marayika nuwaye mwoka byarana, uwo Yesu Kristo waba waravutse mw'isi twamunganye uti. Noneho rero yego muri Uvira rero twaba tuhavuyera ko twavuzeho cyane aba basirikare kutari gusobanura uburyo bari gupfamo. We mukanya umaze kutubwira ukuntu ko bari gupfira hano muri Poezero, ni muri Uvira. Ngaho ugera muri Uvira tubwira ukuntu byifashe. Uvira ndahageze mbashaka iki ko tuhavuye. Uvira turahavuye, tuvuye muri Prende Ruzizi. Uvira naho twagiye. Uvira twari turi kuvuga iby'iyo nama. Monisco n'ibya Monisco bivuyeho. Poezero twavuze ko nta kidasanzwe cyabereye usibye icyo. M23 izanye abasirikari bakasa mutwe, best in the best. Abo bahageze. Noneho rero ayandi makuru ya kabiri. Reka tugende tujye hano muri, reka ariho tujya kwa kari huvuze Prene Doruzizi cyangwa Poezero. Nako Poezero. Poezero yamaze kuba iki? Yamaze kuba kasamutwe. Bamaze kuba ubundi bamaze kwiyandikishiriza tike. Bariya no kwikatishiriza tike, ahubwo basi ikiberekeza ku rupfu, iberekeza wabo wa twese. Ariko hano hantu hari ikintu kimwe nabonye bwana Fisi. Abarundi ni bari kwikatishiriza amatike hari aba FARDC, aba Wazalendo. M23 ntihari. Ariko buriya urumva umuntu wese uri gushaka kugira gutya, ariko n'ubundi birazwi neza 100% M23 izahasubira. Kandi butuvugana ubwo giye maze kubona video y'amasasu menshi cyane bahageze. Bagira inama baba bavuye muri kare agace M23 iri gushaka. Urumva oya ntukumvikanishe yuko bahafashira Poezero yose. Hari agace bari gushaka, hari agace bari gushaka kambere, yego, ariko ntago bivuze ko bagafashe. Ariko ntago baragafata, kuko kugafata babisobanura ko bavamo bose bavuyemo M23 natwirwaneho bakakajyamo. Nimba bari mu nkengero ntago bivuze yuko, cyangwa se bari hafi na hafi ntago bivuze ko bahageze. Ibyo bintu ujye umenya kubisobanura no kubibwira. Oya kuhagera bahageze, bari kurwaniramo hagati. Yego. Noneho rero nese ndashaka kubaza ko bari kurwaniramo hagati, bari kurwanira bari agace bagafashe. Ndetse ko nta haba FARDC haba twirwana nta uragafata, nta uzi ngo kararamonde hehe. Ubu tuvugana nona Poezero nta uzi ngo haraza kurara. Ni bande ubu bagafite banyira ko ni bande abari bagasanzwe mu FARDC none bavuyemo se. None se ubu ko ari kubera mu rugamba kandi biri kubera mu birindiro byabo, wavuga ngo ninde uraza kubisigara? Agace n'ubundi kaba kagifitwe na banyirako.
Reka bakarimo. dutegereze mu tuze gihe kureba. bataragasohokamo ngo bakuremo ikirenge baba bakikarimo Kandi wa wundi abakirwana no kugira ngo agire gute akigarurira sawa ariko ntabwo niyo arabikora mpamvu dutegereje resultat za None se reka nimugoroba nkubaze. tukaza kuvuga Oya, njye- amakuru oya, niba twirwanaho iby'ako yahafashe cyangwa itarahafata tukabivuga Oya, mwaba kuba barimo mu barimo by'ukuri, mu by'ukuri ibintu uyu muntu aba ari kuvuga mutwandikiye muri comment mu byandike mu byandike urumva atari agace bari kukarwanira ba nyirako bakamazemo iminsi Eh. ni nko kuvuga ngo njyewe mba mu nzu yanjye hano naguteyemo shaka uraje gusohora. urayinteye uje kwinsanga ariko ndacyarimo sindayi ariko turacyari kugira gute turacyari kwirwaniramo ubwiwe n'iki ko ntari bugutsinde nkagukuramo ariko ntabwo bivuze ko wayifashe ntabwo nayifashe ariko nyirimo turi kwirwaniramo ariko umva nibyo uri kuvuga ntago iyi poezero n'iyi M23 uvuga n'aya makuru ni ngiye wayizaniye ntago ndabihamya neza 100% ndagasumba uko ndeshye M23 natwirwaneho barasatira byibura na kilometero 2 aho abarwanyi bantuze bari kurwanira mu nkengero uvuye ku gace bari gushaka k'ingenzi mu birometero 2 uretse gato ndaje ndaguha proof ibirometero 2 icyo bari gukora rero dore impamvu ngo noneho nimba mu birometero 2 uvuye mbwira aba abasirikare 37 bageze hanga bari gupfa mbwira uburyo bapfuyemo ese ndakubwira uburyo bapfuyemo aho bapfiriye kandi uhumva ari mu rugamba nyine unyine urugamba bapfiriyemo ni gute nta nubwo urugamba nyine bapfiriyemo urumva n'urwa muri poezero none ikindi nkubwiramo n'iki ntago ariko bimeze none se bipfusha ntago ariko bimeze ntago ariko byagenze reka nivugira amakuru nk'iyorero komeza we numva tutari kujyana mu makuru yanjye mba niteguriye tegura nyine tugende nk'abantu mwe rero uko ni byagenze kugira ngo aba basirikare bose bagere hano bave kuri 10 bagere kuri 10 na bangaye ubundi iyi ni operation yakozwe n'intare za Sarambwe nijoro abari barinze bamwe bari ku burinzi intare za Sarambwe zagize gutya zakoze operation yakasa mutwe mw'abantu barangije babwira abasirikare ba M23 bavuga ngo mwambara imyenda y'abarundi mwinjire mwakira kigo mugende mujye gukora mwizi operation abarundi M23 baragenda barinjira binjiye bafite imbunda zabo za silencieux ariko nta nimwe bigeze bakoresha habe niyi nimwe yego binjiye bafite ibyuma bicishije abarundi bose n'abawazarendo n'iki bose ibyuma abo bagiye bafata bakajugunya mu bihuru uwo basanze urindiye hariya runaka bapfuka umunwa bakubita icyuma mu mutima tayari wacisheni baterura umurambo bajugunya nk'iriya aba rero bari kugenda biyongera gutya nabo bagiye batoragura bavuga ati hano hari umuntu na hano hari umuntu twamubuze bakongera kuza kumubona hehe ku ruhande urugamba rw'aya masaha rero ubu tuvugana ukuntu rumeze amakuru nge angeraho ambwira yuko agace nyirizina izingiro poezero igifitwe n'abasirikari b'abarundi ndetse na wazarendo na FARDC M23 baracyarwana umukukuzo wo kugira ngo bagire gute bafate iyi plane nako iyi poezero baragerageza kwinjiramo bakongera bakabasubiza inyuma bakongera kugaruka bagashotoraho bakongera bagasubizwa inyuma bagakongera bagategurana operation z'ijoro mw'abantu uko niko urugamba ruhagaze ibyo kuvuga ngo poezero ngo irafitwe dore ngaho ndi ngenda bivuze turamara n'iminsi ine yose tukivuga ko poezero itarafatwa urugamba rukibamo dore nguko ndabiguha iminsi ine duhere uyu munsi wa none urugamba n'urugamba cecekera utaza usanga yafasha analize zanjye mfite iminsi ine iraza gushira iyi poezero tutaravuga ngo bayigaruye M23 natwirwanaho barayifite kibazo nuko tutamenya ngo Makenga ari gupanga iki nta kibazo none wowe kuri gushimangira ngo barayifite ntibazi icyo bari kurwaniramo ndaje ndabikwereka mu kanya gatoya tumara ubundi jya umenya ahubwo reka tujye mu yandi makuru no munuzi ibyo tubyihorere reka twigire mu yandi makuru ari kuvugwa none ahangaha hanyuma rero nubwo bimeze utyo hari andi makuru ari kuvugwa kuri twirwaneho ku buryo bukomeye cyane ndetse n'ibice byagiye bigabwamo n'ibitero bya drone ntabwo urugamba n'umunsi rwigeze rworoha ndetse na coalition kugira ngo ibe yabasha kugira ikikora ku ntare za Sarambwe nuko bifashishije drone naho ubundi byari bikomeye cyane kuko urumva n'abasirikare benshi bagiye bapfa of course umaze no kubivuga uburyo M23 yinjiye yihinduranyije hangara mu Minembwe Kinshasa ntabwo igeze yorohera aba baturage cyangwa se bano basirikare batwirwaneho kuko hongeye kuzamurwa drone
z'abamerceneri ubwo ndavuga zino z'abanyakolombia za Eric Din Press yoherereje bano bacashuro biwe kugira ngo bajye bagurutsa baze kurasa kure M23 ndetse na twirwaneho bakaba rero bagerageje kuzizamura ariko mu gihe zarasaga twirwaneho yaje gukoresha ya ntwaro yabo izirasaho umugenda imishaho amasasu menshi cyane biza kurangira zino drone zisubiyeyo gusa amabombe arenze 32 yamaze gutakara ku butaka gusa ikiza nuko bayirashe bayerekeza mu mashyamba ikaza ko ariho irasa amashyamba rero akaba yariyo yagiyegwamo ayo mabombe aho kugira ngo agwe ku mazu y'abaturage nkuko byari byateguwe na Kinshasa. Mu yandi makuru rero amakuru avuga ko M23 yaba yinjiye mu bice bya za Makobora ibyo wenda reka tuyazeho mu nyuma tubanze tujye turangizaho twavuze mu ncamake aho twavuze mu ncamake ubu niyo tuba tugomba kubanza ayandi agaheruka hano twavuze ko Kisekedi aragira ati yego ngewe rwose Trump uko byagenda kose ni icyo byansaba cyose ugomba kuza hano ukarwana na M23 uko byagenda kose Kisekedi yarebye aravuga ati ibi birombe n'ubundi M23 irimo irabigira irimo irabicukura kandi nanone ibi birombe birakenewe cyane arangije abwira Trump aramubwira ati Trump icyo usabwe gufata kino kirombe kiri hano ni ibirombe byari bifite n'ubundi akamaro M23 usabwa kuza gufata ibi birombe biri hano ngenda biguhaye ngwino bicukure ngenda bikwihere rwose ku buntu ibi rero bivuze iki bivuze ko ari gushaka kwinginga Trump uko byagenda kose ngo aze arwane na M23 uyu ni umutega ari gutega Trump ariko n'ubundi dusanzwe tumenye tuzi yuko n'ubundi Trump na M23 buriya na makenga ari ukuntu baganiramo mwibanga ubundi se ko Kisekedi buriya atazi gutekereza neza cyane ubundi abona makenga ari umwana ahubwo se katibaza impamvu abasirikare ba Amerika baje gutoza aha hantu bagasubira iwabo badatoje buriya aha hantu uyu mu president akaba yatekereza neza cyane mbere yo kuvuga ngo iki kirombe M23 ifite akamaro reka ngihereze Trump aze akigire yakabaye bishyira mu mutwe buriya harimo akantu gakomeye cyane ubundi reka wenda twibaze kino kibazo wenda tuze gushaka uburyo kitugisesengura ntago yatekereje neza kubera iki atanga ibirombo ubundi biherereyemo M23 kandi ibyo birombo atagiye kurwanya M23 ngo bikuremo hanyuma Amerika izibyinjiremo kandi maze kubisobanura barashaka nyine ubwo ngo kuza kwinjira yuko barwanye M23 ari gutekereza yuko kwa kwibiromba rembo 23 bifite Trump noneho Kisekedi akaba ari president afite ijambo mu gihugu hose ko nimba bwiye Trump agomba kuza gufata biriya birombe noneho ko uriya makenga atazabona uburenganzira bwo kubuza Trump noneho makenga nabuza Trump ati ibi ni ibyanjye Trump amubwira ati rero Kisekedi yarabimpaye yange kubimuha intambara ibivukiye ntabwo uri kumva ko ari kubateranya ndi kumva ko ari kubateranya ariko si ubwa mbere Kisekedi atanze ibirombe hafi kubimarira leta zunze ubumwe za Amerika ariko nta munsi wari mwe byigeze bino birombe biza gucukurwa ahubwo Trump amabuye amugeraho kandi ameze neza niyo mpamvu ataza kwisiga ivu ndetse n'ibyo byo rero arimo arakorera ubusa ahubwo ngewe ndi nkawe nafata imbunda nkajya kurwanya mu 23 Kisekedi wenda sinavuga ngo umuperezida ninjiji ariko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi navuga ko atari gutekereza neza ibikorwa ari gukora niba yarafashe leta zunze ubumwe za Amerika zikamwemerera n'ubufasha abasirikare zikanabohereza bakaza bakagara Kinshasa yagira ngo abakozeho akababwira ati twebwe ntago icyatuzanye ntago uduhereza itegeko ko leta yacu n'idukubita itegeko bahawe itegeko ryo kongera guhaguruka muri Kinshasa bakerekeza muri leta zunze ubumwe za Amerika ntibigeze barwana bari baje ari abatoza n'abakomanda b'urugamba bazaza gukomandinga abandi mu gihe bazaba bari kwambura M23 uduce ntago bigeze babikora kandi ibyo bice byose by'amabuye noneho yari yamuhaye ibice bitarimo M23 kandi birimo amabuye meza none yamwongereho na Rubaya iyi Rubaya rero hacukurwamo amabuye menshi cyane kandi bivugwa ko M23 nayo yigerera ku isoko iyigurishiriza Kisekedi abwiwe n'iki amabuye acuruzwa ava muri Rubaya ahacuruzwa ese yamenye neza basi arazi neza ko M23 itabiyacuruza Trump cyangwa abandi bantu bakomeye nabo bafite imbaraga zo kuba barwana kuri M23 hanga rero ni ikibazo yagakwiye kwibaza mbere yuko ahereza bino birombe leta zunze ubumwe za Amerika ubundi akabona kugira gufata umwanzuro wanyuma hanyuma rero katugiye wari kari nkuko nanabisezeranyije abantu
hanyuma tuhasimbukiye tubanze dusobanura iby'amakuru. So Warikare twigeze kubisobanuraho, gusa maze kubabwira ko hari akandi gakorwa M23 ikoze. Ako gakorwa rero nikonje kubabwira akariko ubu tuvugana M23 maze kugwiza aba IT cyangwa se abantu bashinzwe ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru cyangwa se abahaka, kugeza ubwo bahakinze aba babirigi ndetse n'aba Faransa, babereka neza ko konegisiyo cyangwa se intandaro y'imirwano yavuye Kinshasa, aho bateranyije aba FDL ngo baze kurwana, ngo bize kurangira bagize gute, abinjiye mu Bafaransa babanze babaryanishe, hanyuma baze kwicamo amakipe abiri atandukanye, bo ubwabo buri muntu wese arwane aha ashaka itsinzi ku ruhande. Bivuze ngo umufarasari bugira umujinya kubera ko ashaka kwegukana Warikare, akabanza akajya kuvutura M23 akayikuramo ari azampinga ndetse n'ababirigi akabirukana bakavamo, kuko Kisekedi buri yarukuna ari gushaka kujya yiyomora ku babirigi buhoro buhoro, ariko yabuze uburyo. Arashaka rero kuza kwifashisha iki gihugu cy'Ubufaransa kuko nta myanzuro akifatira idafashwe n'Ububirigi. Anga rero M23 ikaba yabikoze mu ibanga rikomeye cyane. Abafaransa rero bakaba babonye ko bari ku Kisekedi ari ku ruhande rwabo, mu gihe ababirigi bahise babona ko Kisekedi yatangiye kugira gute kubagambanira, kandi urabizi ko no mu minsi ishije ababirigi bafatiye imyanzuro Kisekedi bamubwira ko atemerewe kongera gucuruza amabuye y'agaciro ku bindi bihugu runaka, ari bihugu bamushyireho limite harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe yahise anabihenuraho ngira ngo barabibonye. None ubu tuvugana rero si ibyo gusa M23 yakoze, kuko yongeye kwinjirira itumanaho ryara ku kibuga cy'indege cya Gisangani, cyari kimaze iminsi cyongeye gutunganywa ndetse kiri gukora ku buryo bwiza cyangwa se ku buryo bunoze. Ariko uyu munsi ubu tuvugana indege yari guturuka Kinshasa igiye kuza hano neza muri Gisangani, bivuga ko harimo yari twayemo n'abasirikare bakomeye ndetse n'umufaransa umwe. Iyi ndege igiye kuraninga ahitwa Karemi, ni igiye kwitigwa bitewe n'uko hano Gisangani rwose kuza kugwa byaho. Iki kibuga cyagaragaje yuko kiri mu byago, ndetse bavuze ko drone kamikaze zishobora kuza kongera gukoreshwa z'intare za Sarambwe. Ubu bukaba ari uburyo bumwe rero M23 turi kugikoresha ihabura Kinshasa ndetse bakanga ku buryo bukomeye cyane. Kugeza ubu ngubu dushobora kuvuga ngo itsinzi itangiye kugiza mu maboko y'intare za Sarambwe kandi zitagiye ku rugamba. Ubu rero reka dutegereze iby'urugamba, nabyo tuzajya tubibabwira gatanu kuri agenzi kandi nuko byifashe. Yes, ndumva rero amakuru yarayo ngayo mw'abantu mwe, reka tubifurize kugira umugoroba mwiza. Tubabwira tutiburiga kantu karayi ariko ngiye nkunda kukavuga, ni by'ingenzi cyane. Rero Imana ikomeze kubana namwe. Turakunda cyane, Imana ibarinde.